Hey. Sawa, nenda usikiane. Wakora kiyede harya warize Cya kigiye ko cyatubyaga ngo kwiga nise kamu n'ubundi ngo n'abahise bose ngo ningegera n'ubundi ufite angahe se basi none gusoma no kwandika wize angahe byo kwiga se umudugudu byo nubimbwira ibintu byo gusoma no kwandika ibyo bya mbere wajya gusaba akazi ariko kuko ubu hari akazi bari gutanga mu makoperative ahantu wajya gukoramo nawe ukajya ureba ko washaka kwigurira iyo shati utabiteze papa wawe cyangwa mu dugu hazaza kwibera iwawe cya papa none tukakirukana yesu ye kuba iwawe ubugira isoni njye mbona ufite n'umukobwa wanadushingira bikanakunda twurugutura wumve kandi mu dugu ukanakora besa mu mwanya maje kumbwira ngo ufite umukobwa ingi bwacyo wana ingi bwacyo mwenda kubana wasonde kunyitega umugongo ufite umaje kumbwira ko ufite umukobwa za kabiri za ngigo garuka hano umaje kumbwira ko ufite umukobwa mwenda kubana ibyo rero mudugu ko mugira amatwatu oya nukangange se yagukange uri umuyobozi hari abankuriye hari yago afatanye ariko none nzakigufatana urangura wese twagiye ku ishuri maze mukumara aho tujya nahirwa tujya guca amapera batwirukaho maze nuko turi kwiruka hirwa yasitara agwa hasi maze nujya kumugwa hejuru mutatsimbuka ngo imbere ye hirwa baramufata baramukubita twebwe turakomeza turiruka njyewe Karalise Fiat twarirutse umva hirwa kandi ngo n'umuhungu ngatoshe twiruka ariko baramufasha ari uwambere twebwe twagiye kwiba imyembe turirukanga ngo hasi barafata barangubye umva hirwa baramukubise umva ayavuga ngo ntago azabyiba none twari turi kwiga hirwa bamufata ari gukina ibishenge na gitifu baramufashe baramukubita babarazana baramwongeza gitifu bari kumwogosha baramunyobagura ageze aho bamusubiza bongera bamukubita none wamupara wadanse ubusa mu maso mugira inama ko bazakwica gusa umudugu wundi wambaye amafaranga we amafaranga nkoye ibipapuro akanga kubona gusoguza agafata se kuko nkoye nyine ibipapuro cyangwa yansubiza nayo yansubiza ayo nkuhaye ayahe mudugu muhe amafaranga nta mafaranga nkuhaye bebe ayo mafaranga nayanjye banzure izina ryawe riri hehe ikimenyetso cyerekana ko umufuka se ifunguzo we duzo ngo munigegera rero yedere za mfunguzo zanjye ndazifashe mwabajuramo umva kuntu bimeze mwazibonye uti urwo rufunguzo twagiye kurucurisha ku ntuza ku muhanda kuko inzu yacu yari yapfuye tujya kugira shagenda kaho biguma ntagerage none nanjye najya gukoreka ko wampaye ruswa noneho ruswa ayo ni ayawe ndabivuga noneho ayo ni ayawe wikwigira mwe ahubwo umudugu umva nyine mama agafunguza kamwe se nyine njye gukingura ugafungura hano wanjye ahubwo izi funguzo wazitwaye zikari papa wasizanye ngo ni ngo musigaye mubyumva kimwe isorero Jungu ibyo rero nimba nashaka no kuzigumana ngo muzojya mu nahure n'ubundi reka nigendere tuza nyine reka nigendere ndaza kumurega ushaka kuzogifungisha no zikora kitaturiye amashuri ngo twige n'ubundi ndaza kumurega ariko umiye ko bazakwica ubwo ngo nimba nazigumanye uzigumane kugera nigendeye anze kumbwira bazanyica kandi nawe ninkureka uzabigendera nzabihakana kandi nafashe rekode ya iso nisigaye ikora akazi nzavuga ko ari yeragize ese mudugu kandi ngo ndi no kugenda ngiye kurebera iboro zanjye mani nari bigusanye barakoze kunda kugira inama abayobozi n'ubundi no kugira igishwi inama n'ubundi kandi icyaje nari sawa narebe nyine n'ubundi sawa nanjye kanyinga nigendere ndumva nakinze Igikapu wagiye kukivanamo utanyibukije mimi.
ndimo maze igihe ntari nagiye mu isafari. Mama ameze neza? Ameze neza. Nonse ku ishuri bimeze neza cyane. Ku ishuri bimeze bite? Biragenda nta kibazo. Mwarimu wawe yambwiye ko ari kwitwara neza muri iyi minsi. Gusubira inyuma gake ariko byisubiraho. Wabuze iki ko njyewe nguha byose? Wabuze iki? Cumi nawe nagoye mu 200 nguri ibyo ukeneye. Ntabwo bizongera. Ibi ntabwo dukunda. Ko kwifata ugasebya abana ba kare. Icyo ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. None mu bundi buzima ndukora wicaye ku nzu y'abapanga byagenze bite? Umuntu ukora n'iki ahangaha ndi gukora utuntu muri telefone. Akundi ino fone ngo sikoshya. Iyi fone amasaha yose. Ndi kuganira n'inshuti zanjye. Fone ntabwo kwigumamo umunsi ku munsi ntabwo ari byiza. Iminota 30 ku munsi ibihagije. Kuba ufite ubundi ko nagwaye ngo ugure fone nziza, gafone waraguze, ntugusuzuguza karipe, ntukunsuzuguza. Ntazongera iyi nushaka yayishugura. Cyangwa ihereza abapangaye. we rega imvune z'imibyare ewana cyakoze ndabizi baza kugenda neza. Jiji wa gisasa cyakigeze n'igisinzi. Jiji Avuga ati ndamu okuye mu mwere gashuhira. wakizongora gasohoye we Bajye tusundirwa nesigira ibintu. Yakikabe. akuguru gisoza rukuro Ntabwo neza ko mfite imbuzi mu ntoki. musenzi we Jiji wagiye wumva mani none umuhoro mani Ikintu ushaka ko tuganira. Ibintu byo kwizanira akamuka. Ukakamu. Amahoro gakeya. Hari utuntu nazanye. tuzana Ni imbuzi. Ni imbuzi ugira. Nugashuhira kanjye. ibintu biki Simbizi. nukwe Ibyo papa yazanye. yabonye ibye Nabisanze muri rwa rukoteri. ntabwo niwe wa mugore wabimuhaye Uriya mudamu papa yirwa gusanga. Uko hakurya wazamusanga buriya ntabwo yamuha yago urindaye. Uwo gace yisazije mu musururu tubikora amahema matoya. Kamuka. Toka. none se Jiji ko mu Rwanda baciye amashashi ibi ni ibiki si ishashi Utuntu tuntu turaryoshye. nyine Papa ni ibiki yazo? sundi Jiji wa mugore yakubonye We mudamu. umudamu ufite ikibuno kinini Uvuga. nyine wabonye Iriya mbwa y'umukara ryana. Uriya rubwa ruzarya papa. Ureka ruzamurya. Rwari rundumye igikoresho. Rwari rundumye igikoresho. Intozi. Yahindi yakurya. ibyo bigambo byose n'ibyo uri kubwira Gato. Cya gitoki cyezemo ngiye kukigurisha. Tuzabigurisha ryari? ntabwo se Jiji akora kwanga kunywa uriya mugore Jiji ntabwo ari agashyira n'ikanyanga pe wapi uri kumbwira ngo aho ukuntu wari ugeze Jiji hari ikintu navumbuye
wowe banini ntabwo ari beza. si wowe wagiye ukiharira Mukamana ako gace tuvugisha ukuri ujya utekereza iki umusirikare ntazi ibintu azagukorera Nzashaka ubundi. Nzamutara. unyonye nyiri urumuri Ahubwo se Gigi. Gigi. Ahubwo Gigi. ibindi biki Mbonye. Mbwira ukuntu wumvise tujye kudakurira amabyari. ariko gaca ari iki papa se twamubwiye ngo atunde ifumbire abiriya mibyaro yaragwingiye ibitoki ntabwo biri gukora akazi kanyu njye nta bintu ntabwo nzabishobora biriya twabwiye cya gicucu ngo gitonde ifumbire cyangwa kuyitura Mva rero. Wese ko sha tekinike bavuga ni ya nyuma. Imwe ya nyuma ya yindi ya nyuma irenze ya nyuma. Wese ubereka munsi y'ikirenge. Nese mvana mu ndahashima. Ndirukanka ko. Napfuye guza amaso nayo ngo. Njyewe ndi kukubwira ngo wareka tukica cya boss genge tukabona n'iki. Mbanza nakubwira man. Uzi uko boss we ari we muntu wa mbere urenze man mu Rwanda we yavugirije ngo upfe ku kanyito. Noneho ngiye ngusanga mu nzu we nka kunangwa naho boss we ifa kuba yabitekereje. Wagabanya amagambo kumvaga wenda afite umurinzi. Ni gute umuntu wizeye agira umurinzi? Tuzica umurinzi tumera kwica umurinzi twizice na cya boss operation ni man imwe tutanu nyine zatwara man. Komanda. Tuzamutega indaya. Bose biza kujya indaya tuzayimutega. Boss uzi uko ari we muntu wa mbere wicana mu Rwanda hose. Tekerezaho ko yageze no ku mugabane w'igihugu. Numvise. None se ubwo nimba boss wawe wamutinye bwo mudugudu uzamubasha kumwicara. Oya. Mudugudu maze igitema nzamwica. Bite sifo. Nazi mutahagasha agaturika agakunguka.